nta n'ubumwe bwigeze bibaho dore ibimenyetso. Perezida Kagame azasubiza abanyarwanda ko nawe yemeye ko abahutu bishwe, ese bo ibyabo n'ababo byarangiye gute cyangwa bizarangira gute? Abo bantu urambwira ko nta bintu bitumbye mu mutima nubwo batavuga. Mureke twomora igihugu ubumwe n'ubwiyunge bushoboke, ari uko tudafashe bamwe ngo tubarundeho umwanda abandi noneho tuje kubasiga amavuta. Wese tudateze kwibagirwa yashobeye amahanga yose, yerekanye ingufu za Parmehutu, amahoro arakwira aburutabanye kugeza ubu yabaye urusobe. Iri tariki nziza pe ya 28 inkuru y'ubugengagihugu yamenyesheje abajyanama bose ko bazahurira Gitega hagati mu Rwanda, babyumvise bose bose ntibashidikanya. Ni tariki nziza pe ya 28 umunsi wa ruruhehemure, u Rwanda rwari rwuzuye umunezero, abanyamashyaka mutahageze zigati zegayegaye ahabwa ibyicaro. Ni tariki nziza pe ya 28 Minisitiri afata ijambo rya mbere ati dushaka icyazana amahoro, bahuriza hamwe bose batora abategetsi ababirebaga bose barishima. Inama nkuru yatowe hamwe n'abarwanashyaka bose bavugira mu ruhande beruye bati duciye karinganiza yose, atarangiza mama we amajingo kati 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 hashimwe bendera rega nabo
inzira pe ya makumyabiri n'umunani yabaye imena muri Rwanda yaciye ubuhake bari gakondo iduha demokarasi twese pe tumera gutora none turishira twese tukizana Banyarwanda mwese namwe Banyarwanda kazi mwese dukomere amaperezida n'abarwanashyaka bapareho Rwanda Rwanda rwacu manziwe kurwa repubulika twese dufatanye neza amajyambere mbifurije ibyo nanjye nifuza nihanganishije abari mu bibazo abari mu kaga abari mu bigeragezo abari ku ngoyi abari mu bihome abarwayi hirya no hino abari mu busharire mwihangane nta mvura idahita nta nijoro ridacya kandi yaremye intangiriro irema n'iherezo burya nta kibaho kidashira nta kitagira iherezo mwihangane gahunda y'uyu munsi ndashaka kugira ngo mu kanya mbagezeho ubutumwa mwagenewe n'umwe muri mwe mwagenewe n'umukunzi wanyu umugabo Munyandamutsa Hamisi ariko mbere y'ubutumwa bwe ndabanza kubagezaho akaririmbo nako k'amateka amateka ajyanye n'igihugu cyacu ajyanye n'abo turi bo uyu munsi muranambabarira kuko ku munsi w'ejo itariki 28 z'ukwezi kwa mbere buri mwaka twibuka umunsi u Rwanda rwiswe repubulika by'agateganyo byabaye by'agateganyo birumvikana ariko byakomerejeho biza kuba burundu itariki ya mbere rero itariki 28 z'ukwa mbere muri 61 nibwo mu Rwanda hagiyeho repubulika yitwa y'agateganyo ariko jye kuyita gutyo biranangora ubundi kuyita repubulika birangora kuko uvuze repubulika abavuze perezida wa repubulika nibyo ariko hari imihango hari n'imigenzo ndetse hari n'ibindi biba bigomba kuba biri aho ngaho kugira ngo igihugu cyitwe repubulika kandi iyo ndebye mbona ibyo bintu bitari bikwiye kugira ngo kuyita repubulika leta y'inzibacyuho sinzi niba twayita leta y'inzibacyuho cyangwa twayita ubwami bw'inzibacyuho kuko nari mbivuze uvuze repubulika abavuze perezida wa repubulika uvuze perezida wa repubulika abavuze ibendera ry'igihugu abavuze indirimbo y'igihugu abavuze itegeko nshinga abavuze inteko ishinga amategeko iyo ibyo bintu bidahari ntabwo igihugu aba ari repubulika ahubwo aba ari ubwami iyo ibyo bintu bine bidahari ntabwo igihugu kiba ari repubulika ahubwo aba ari ubwami ibyo bintu bine biba bigomba kubaho ni ibihe ni ibendera ry'igihugu ni indirimbo y'igihugu ni itegeko nshinga ni inteko ishinga amategeko
hanyuma kugira ngo umuntu abe perezida wa repubulika hakaba habayeho imihango yo kurahira. Ntabwo kugeza uyu munsi rero bigaragara ko kuri iriya tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere muri 61 amatora cyangwa se impinduka zabereye i Gitarama, abanyarwanda bakemeza ko u Rwanda rubaye repubulika gutyo. Ibyo bintu uko ari bine ntabwo byari bihari. N'uwo bise perezida wa repubulika ntabwo yarahiye kuko ntiyari afite uwo arahiraho, ntiyari afite itegeko nshinga arahiriraho, ntiyari afite ibendera ry'igihugu, nta nteko ishinga amategeko, nta ndirimbo y'igihugu. Kuba ibyo bintu bitari bihari hanyuma tukemeza ko ari repubulika, abantu abanyamateka n'abanyamategeko bazafatanye bongere babitekerezeho. Abanyamateka n'abanyamategeko mbona kiriya gihe Kigeli yari adahari, umwami Kigeli Ndahindurwa Jean Baptiste yari adahari, kuva ku itariki 28 z'ukwa mbere muri 61 kugera igihe Loni yakoreye amatora igatangaza uwayatsinze, bakemeza ko havuyeho ubwami, noneho u Rwanda ruhindutse repubulika. Hanyuma yaho bagashyiraho itegeko nshinga, bagatora abadepite nabo bagahita batora itegeko nshinga, uwatowe nka perezida wa repubulika akarahira, hakaba habonetse indirimbo y'igihugu bwa mbere yaririmbwe, habonetse n'idarapo ry'igihugu. Numva kuvuga aribwo u Rwanda rwari rubaye repubulika, ariko ubundi byari umushinga. Ariko nemeza ko jyewe niba mu gihe mbonye umutwe w'uraga u Rwanda nta tegeko nshinga ryariho, ni ukuvuga ngo yakurikizaga amategeko y'ubwiru. Niba nta bendera ryari ririho, ni ukuvuga ngo hari hakiriho Karinga. Niba nta badepite bari bariho, ni ukuvuga ngo abari bariho bakoraga nk'abiru. Ntabwo nemera ko jyewe repubulika y'u Rwanda yabayeho kuva ku itariki ya mbere 28 z'ukwa mbere muri 61. Numva harimo ikibazo. Abanyamateka n'abanyamategeko bazongere batwigira ibyo bintu. Ntabatindiye reka tubanze twumva aka karirimbo nako k'amateka, hanyuma nyuma yaho mukurikirana ubutumwa mwagenewe n'umuvandimwe wanyu n'umukunzi wanyu n'umwe muri mwe Munyandamutsa Hamisi. Ndabashimiye, ngaho ni mumukurikirane. Reka mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana kuri babandi bayifuriza abandi. Presidente, ndagusuhuje. Imana niba koko ibaho ikaba ikoresha abashobora kugira impinduka bazana mu Rwanda, mu karere, muri East Africa, muri Afurika muri rusange cyangwa ku isi hose, bibe ngombwa kwihita muri ibi ngibi turimo dushinga cyangwa se twiyemeza gukoreramo. Buriya reka mvuge iri jambo rikomeye, ntabwo njya nsaba. Biruka ntabwo njya nsaba. Ndi mu buzima bugoye, ariko numva ko Imana iri kumwe nanjye. Ntabwo nzi Imana kurusha abandi. Rimwe na rimwe abo tubana njya babwira ngo ntibanyite umwokozi wa shitani, kuko nayobewe gutandukanya izi mbaraga ebyiri zatwihishe, kuko byose ni amazina yashyizwe hariya. Rimwe na rimwe tujya gufana tutazi ibyo dufana niba ari byo bidufitiye akamaro cyangwa se bizatworeka. Reka mbabwire impamvu mvuze aya magambo, wenda umuvandimwe Presidente azanyumva. Njejetse umwanya ndi mu kuyatekerezaho ngo nibaze niba ntari buze kugoma, bikaba ngombwa yuko nshobora gukurwa mu itsinda bitewe n'uko amagambo ngiye kuvuga arakomeretsa.
ariko Yesu ntiyatinye kuyavuga. Muhamadi ntabwo byamuteye ubwoba. Mose we yaremeye ati rambika inkoni arambuka. Niba ari byo niba atari byo njye simbizi, kuko burya amazina abiri twabwiwe, Imana na shitani, ni ikintu gikomeye. Kuko baraje basanga iwacu tubandwa, batwireka ko ari shitani, batuzanira kwemera Aburahamu ko ari we sekuruza w'abemera, turabyemera. Badushyiramo ibindi twe tutari tuzi, ko aho kugira ngo umenye so na sogokuru na sogokuruza n'ubuvivure handi ukomoka, ahubwo umenya Muhamadi n'aho akomoka hose, abandi bamenya Yesu n'aho akomoka hose. Tubwirwa yuko ari nabo batwigishije gusoma no kwandika, ariko wakwibaza uwigishije babandi gusoma no kwandika ba mbere ukamubura. Kandi mbasabe tuba abirabura kandi batekereza. Buriya abirabura turatekereza, usibye yuko rimwe na rimwe dupfundikiza ubwonko bwacu gutekereza kwacu. Reka nze ku cyo rero nagambiriye. Biruka uraho, ndagukunda, urabizi twabanye muri byinshi, twajyaga duhurira ku maradiyo menshi atandukanye, tugahurira kuri Facebook. Igihe kigeze Imana irabihagarika, benda ishobora kuba yari ifite impamvu. Hari benshi bakumbwiyeho byinshi, nawe ushobora kuba hari byinshi bakumbwiyeho, simbizi, cyangwa se niba nta n'ibyo bakumbwiyeho warabisomaga. Na mama, usibye nawe, na mama n'abavandimwe baranyihakanye, bambwira ko njya gusaba Kagame imbabazi, ngo nyamara n'ibyo moto ya muramu wangera. Buriya hari ibintu binsetsa. Wowe ibyo moto ya muramu wawe urayigurishije, yarongoye mushiki wawe, nta n'inkwano yaguhaye, kandi n'uyu munsi barabana, mubyariye abana barenga 5, 6, 7, 8, ariko ngo moto itarengeje 300 niyo ishobora kugutanya na muramu wawe, nyamara yagukuye muri gereza ngo ntabwo ushaka ko bagufunga. Munyumvire ibyo bintu. Reka mbabwire bavandimwe, namwe tuzakorana nimubishaka, kandi niba ndi usezera, bishobora kuba ndi impamvu yo gusezera, atari uko mbishaka, ahubwo ari uko mwebwe ari mwe mubishaka. Ubundi ahavuze perezida burya nta n'ikindi cyiza, ahubwo habaho kubahiriza. Perezidante burya hari ijambo yavuze rikomeye muri ya magambo, aravuga ati buriya Hamisi akeneye earphone, nubwo nkeneye benda na wifi byo gukoresha iyo earphone, ariko njye ntabwo njya nsaba pe, mwumve ko ntarimo kubasaba. No, ntabwo ndimo. Biruka warabizi, Biruka wampaye byinshi, kandi nzagushima mu banyarwanda umunsi nzaba nicaye mu ruhame rw'abashobora gutanga ibitekerezo no kwerekana intwari. Murizi uko benshi bakugaye, ariko njye ntabwo ndi mu bakugaye. Icyo nakugaye ni kimwe, nuko wanze gufatanya na nyakwigendera Faustin Twagiramungu. Niba baraguteranyije nawe simbizi, niba benda hari uko wamubonaga ukabona ko abangamiye ibyubahiro byawe, nabyo simbizi, kuko njyewe nakoreraga umuryango nyarwanda, ntabwo nakoreraga ibyubahiro bya Vincent cyangwa ibya Twagiramungu Faustin. Nyakubahwa President, ukunda Imana, uvuga yuko ibyo turimo ari iby'Imana, Imana igutera inkunga, niba ariyo ifite imbaraga, kandi niba ari n'izindi mbaraga ziri ahandi nazo ziguhe, cyangwa kubera yuko ari twe tuzi izo mbaraga cyangwa tukazita amazina, izamfashe za mbaraga barizo zigukoresha mu kurengera abanyarwanda, kuko hari ibyo mbona njye nkubonamo, abandi benda bashobora kuba batakubonamo. Ariko buriya uzi iriya jambo wavuze, uzi ko ari ijambo rikomeye, kubwira ngo Hamisi akeneye earphone. Ubundi nagakwiye kuba narangije kuyibona, yaba ari organization izakuraho FPR, byagakwiye mbisubiremo. Uzi iteka rya perezida, iteka rya perezida ni ikindi kintu gikomeye, ntawe nsaba kuyingurira, nimushaka muyireke, Imana izayingurira, kuko njye ntabwo naje hano kubasaba. Icyo nakunze rero niho muri MRD, nuko ari abantu babashije guhuza abantu batavuga ibintu kimwe, batanemera ibintu kimwe, noneho bikaba ngombwa yuko bishobora guhuza abanyarwanda muri rusange. Bibaye ngombwa bikaba byiza, abashinze MRD
bakarwanye kuri iri shyaka ryo gusobanurira abanyarwanda icyo dutegereje kubona imbere ejo hazaza. Muzi kugira ngo tubeshywe ngo burya ngo abanyarwanda ngo turimo amoko atatu, ngo ubuhutu, ubutwa, ubututsi, nyamara ari ibinyoma. Muzi kugira ngo umushi, umunyarwanda n'umukiga duhatirwe kuvuga ururimi rumwe, niturangiza tunahatirwe kujya mu bwoko butatu butandukanye ku mbaraga, nyamara mu bindi bihugu twagiyemo uhereye muri Uganda, Tanzania, Congo n'u Burundi burya buraturuta kubera yuko bufite amoko ane, kuko bafite abo bita abaganwa, bakagira abahutu, abatwa n'abatutsi, babandi bananiwe kumenya iyo bagana. Ntabwo ushobora kumbwira ngo abahutu, abatwa n'abatutsi babi Burundi, ngo bakaba no mu Rwanda, ngo bakaba no mu ntara y'Iburasirazuba bwa Congo, ngo bakaba no muri Gisoro, ngo habayo burya bitwa abahutu benshi ariko n'abatutsi benshi niho bahungiye kuki batishwe, nyamara aribo bari mu guhigwa muri 1994 kandi abahutu bari bahari barabarutaga ubwinshi. Ushobora kubyibaza, bishobora kubera inshoberamahanga igihe icyo ari cyo cyose ushobora kuba uri mu gutekereza kuri bya bindi abantu batari mu gutekereza, bitanga imbaraga zishobora kuyobora isi. Kadushimira Imana rero. Ndabizi iri jambo rishobora kuzakomeretsa benshi cyangwa se rikayobora benshi, ariko nsabe umuvandimwe Perezidante azarikoreshe mu busesenguzi bwo kumvira Imana, nk'uko Kizito yabwiye Inkotanyi ati mbere y'uko tuba ndi umunyarwanda tugire ubumuntu muri twebwe. Nanjye reka nsabe Perezidante atuyoboze ubumuntu, niturangiza twubahiriza ibyo yadusabye. Buri hari igihe tuzahurira mu biganiro dusange turi mu kubaka igihugu kitigeze kibaho, tuzasange Magayane burya yarahanuye ukuri nubwo benshi bamwita uwa shitani. Nyirabiyoro yahanuye ukuri, benda nubwo bamwita uwa shitani njye simbizi, benda bishobora kuba bize babandi bamwita uwa shitani n'ibindi nk'ibyo, Runuka, Mishyo n'abandi nk'abo. Ngo nta muhanuzi wabo nk'uko Yesu atabaye umuhanuzi mu Bayisiraheli, Muhamadi nawe umuhanuzi mu Barabu, nk'uko Mose yirukankanywe n'abandi. Buriya iyo witegereje uburyo dusoma ibitabo by'iyobokamana, ugasanga umugabo Yona ariwe benshi mu Bayisilamu bita Yunusu, yajugunywe mu nyanja nyuma y'amatora. Amatora buriya yari akozwe mu buryo bwo kwemera Imana cyangwa yari akozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'uyu munsi, aribyo babandi benshi bita imigenzo gakondo. Ngo nimuze dukora amatora, uwo menshi ari bubweho, ubwo ngubwo niwe turi buhe kuba ubwato bwacu bwanze kugenda. Yona amugwaho, aya kabiri amugwaho, aya karero mbabwire bavandi, igihe kirageze ngo tube ba Yona bagiye kubwiriza aho byananiranye. I Damasiko bagomba kumva, i Damasiko bagomba kumva. Yona yaraje kandi bagomba kumwumva. Umuvandimwe Twagiramungu wayoboye abanyarwanda akaza ababwira ati nzababara kubera yuko nzaba ngeze igihe cyo gutabaruka ntayoboye u Rwanda, ntabwo yasize ubusa. Yasize abavandimwe be. Ariko nari ngiye kuvuga izina buriya sinaryibagiwe. Reka rero mbabwire bavandi, igihe kirageze ngo Imana yiheshe icyubahiro mu karere k'ibiyaga bigari. Abanyarwanda, Abarundi, Abagande, aho kugira ngo Abatanzaniya bajyane ibitwaro bya kirimbuzi bijya kugota u Rwanda, ahubwo bazana umuceri kuko uhumura. Aho kugira ngo Abakongomani babwire Wazalendo ko bagomba kudutera, bibe ngombwa ko ducukura amabuye yungururirwa iwacu. Aho kugira ngo Abarundi baze kugota imipaka, bibe ngombwa ko za ndagara, ya mikeke, ya mabuye y'agaciro yateye ubwoba yabonetse i Burundi n'ibindi ni byinshi tutari twabona iwacu. Nyamara burya u Rwanda ni igihugu giteye ubwoba. Umunsi tuzumva yuko ngo hari abahatiye abandi kuvuga ikibantu, nyamara batagakwiye kuba babihatira
kubera yuko biyita abanirotike nyamara aho bavuga ko bavuye muri nirotike ntabwo ariko kuri uzaganire reka mbabwize ukuri muri hano turi ku rubuga rutandukanye tuba abashakashatsi kuruta uko tuba abanyepolitiki bashaka kuvuga no kuyobora abanyarwanda kubera yuko abanyepolitiki bashaka kuvuga no kuyobora abanyarwanda nta kuri bagira Abasomali aba Ethiopia aba Eritrea n'abandi uhereye harya ruguru ngo burya bakomoka ku ntambara ya Shikaramu ibi ni ngiye kubabwira kuko nge barabimbwiye bincanga ubwonko abantu bakomoka ku ntambara ya Shikaramu yageze no muri Kongo y'Uburasirazuba usanga bakubwira yuko atari abanirotike ahubwo ari abarahawini uyu munsi kubera yuko inkotanyi n'abazikorera bamaze kubona ko twabavumbuye basigaye biyita abarahawini ntabwo bakiyita abanirotike uzasanga burya Museveni ari ibyo yamaze kwinjiramo akururiremo ba Ruto ariko burya hari abantu bajya bambwira yuko ngo hari abageze muri Kenya babonye abagikuyu babita abatutsi ngo ariko baje kureba basanga ari ababantu ariko iyo ugiye ku ikarita ya Afurika ya yindi y'umwimerere usanga ababantu bakomoka muri Sudani y'Epfo mu gahugu bitaga Zande waza wagera hagati y'icyo bitaga Ubugande n'icyo bitaga Masayi ukamanuka hepfo Kongo buriya ari nini yabumbiragamo u Rwanda Burundi n'iki buriya ntugire ngo ni ibintu abantu baje guteranya hariya bitari bihari mbabazwa rero n'abanyarwanda tutumva yuko rimwe na rimwe ibyo bita ngo ubwami benda rimwe na rimwe basha abanyarwanda iwacu bashobora kwita karinga bitewe n'imyumvire yabo n'ibyo bita repubulika byose bishobora gutanga uburenganzira bwa muntu cyangwa se bikabuza uburenganzira bwa muntu wajya kureba ugasanga ni ibintu rimwe na rimwe bidafite ishingiro bitewe n'uko benda tudashaka kwereka abana tuzasiga ahubwo dushaka ko twebwe twakwambara amakote tukicara muri ofisi nkanjye minsi wanyambika ikote mfite imyaka 52 n'itatu navutse muri 71 abazi kubara muzabare mu kwezi kwa kabiri ku itariki 14 wanyambika ikote koko nkazagira imyaka yindi ingana nk'iyo mpyisi apfuye afite ntago bibaho niyo nanayigira nakumva ko ari kadimana yampaye kugira ngo mbashe kuyikoresha mu kubanisha abanyarwanda atari kadimana yampaye kugira ngo mbashe kuyikoresha ntanya abanyarwanda bajya batubwira ko Kagame yapfuye abandi ngo arahari ariko twari wishishi bya bindi byamubaga mu maso rimwe na rimwe tugasanga turafanye tugiye mu bintu bitampaye epfo na ruguru ariko nuko byagenda kose no nta muhanuzi wabo Magayane yaravuze ngo azaraswa umwambi w'igishira na bene nyina ntabwo rateze kwicwa n'intera hamwe cyangwa se FDLR cyangwa se ariko binashoboka kubera yuko abanyarwanda turagoye ni bya bindi tugarutse inyuma mwiremwa ry'isi reka benda niherere kuri babandi bavuga ngo ni inyabutatu cyangwa se no kwemera kubutatu butagatifu sinzi impamvu mu Rwanda iwacu ari baboneka amoko atatu atashobora kuvuga rumwe banza ari ubutatu butagatifu ariko twe twagize ubutatu mwanda kuko nta muhutu ushobora kwemera yuko hari abahutu bitaga cyangwa biyitaga abatutsi nta mututsi ushobora kumva yuko ngo ba Kagame bateye biyita abatutsi ngo ko babujijwe gutaha bakaza bica abo biyitaga abahutu yemwe abahutu abatwa bo ngo bari ingabo z'umwami ariko bakurwamo bagashyirwa ku ruhande ukumva ko nta ruhare bagize mu byabaye iwacu nyamara ngo ku gihe mbere yuko umwami Kigeli wa gatanu Kigeli wa kane Rwabugiri ngira ngo niba ntarimo nibeshye kuko ntaho ndimo kubisoma ndimo ndatekereza kubwira abanyarwanda kugira ngo tuzabashe guhindura reka mubwize ukuri ntabwo dushobora guhindura ntabwo dushobora guhindura ibintu by'iwacu twe tudahindutse niba ukiri muri wa murongo wo gutozwa n'abayahudi
ukumva ko ubuyahudi ari bwo buzagushyira mu ijuru, ukumva ko ubuyisiraheli ari bwo buzagushyira mu ijuru, banza utekereze kuri ibi ngiye kukubwira. Isaka yabyaye abana b'abahungu babiri, uzabasome muri Bibiliya uzababona. Nyamara uzasanga umwe muri bo ari we wavuzwe kurusha undi, ari nawe wabyaye Dawidi ukomokaho Yesu. Uzibaza impamvu kuki undi atavugwa, nuko atari umwana wa Isimayili se, Purito wa Isaka. Burya ngo Isimayili ngo niwe ubyara Abarabu, nyamara babamo Abakurayishi n'ibindi bintu utamenya ibyo ari byo. Ni gute umuntu umwe ashobora kubyara mu mahanga n'ibintu bitandukanye, nyamara bose ugasanga bari mu idini rimwe, bakaza kubyara ubushiya n'ubusuni n'ibindi utamenya ibyo ari byo. Ngibyo biri iwacu rero. Bavandimwe, tugerageze gutekereza, twivaneho abarozi baturoga imitima yacu, bakumva ko ari bo batekereza kuturusha kurusha uko twebwe dushobora gutekereza twikura mu bibazo dufite. Uwo nkomerekeje ambabarire, uwumva yuko ashobora gutekereza ku byo mvuze, abitekereza ashaka guhindura, kandi uwumva yuko njyewe ndi umusazi antware nk'umusazi, kuko na Yesu ufite benshi, Muhammad ufite Yesu benshi, Mose ufite benshi, n'abandi Dawidi, abantu babiswe, muzareba mu ibyo babiswe, bamwe barabambwe, nanjye niyemezwa kubambwa kubera yuko nabambirwa Abanyarwanda, ariko Abanyarwanda bakagira amahoro. Nge niyo data cyangwa mama, usibye ko data ntawe uhari, n'abavandimwe banjye benshi barapfuye. Hari abazize intambara, ibyo ntabwo bitindaho. Hari abazize inkotanyi, baba kwa marume, kwa mama na hehe, kwa data na he. Ariko iyo mbonye Karasira arimo kurira bituma amarira ari menshi kuri jyewe, ko ntabwo yarazi ko inkotanyi zica, yabibonye ari uko zishe se na nyina. Buriya cyuma iyo se ari mu kuvuga mubona nk'intwari. Iyo nitegereje Rashidi n'abana be, mbabona nk'abantu bamaze gushyirwa mu murongo wa wundi ushobora kuzagira icyo umarira Abanyarwanda. Iyo mbonye nk'abantu nk'aba Twagiramungu bapfuye badapfukamiye abitwaga ko bagomba kubapfukamira kugira ngo babane nabo, nubwo hari babandi babita ngo batanze ibihugu byabo nk'aho ari bari bagifite mu ntoki barakijugunya, mpita nseka nkavuga nti nanjye nzagwa inyuma y'aba bantu. Iyo mbonye abantu nk'abakaregeya bakoreshejwe bakagirwa ibintu byo kujya gushaka abandi nk'abasendashonga n'ibindi nk'ibyo, bakanga kubica ariko bikarangira bapfuye nk'aho bari kubarengera, si bo Mana. Ariko buriya mwari muzi ibintu Imana ikora. Nyamara ngo burya Nyamwasa yishe ba bandi bavuye muri Kongo, banyaga inka zabo bari kumwe n'aba bavandimwe batwaye inka zabo. Hari umuvandimwe twakoranye ikiganiro kwa Semana Tarisisi, nimugishaka ntaza kuvuga amazina y'abantu, ugasanga benda rimwe na rimwe ndakomerekeje kandi ntakomeza gukomeretsa kandi bifite ubuhamya. Umuvandimwe bitaga Nayihiki wavaga inda imwe n'umuntu bitaga Jean Paul Turayishimiye, bajya bavuga ko bavuka muri Kongo. Jean Paul Turayishimiye ndamusuhuje. Benshi rimwe na rimwe bavuga ko ngo ari umukozi wa Kayumba Nyamwasa, nge simbizi yabamukorera cyangwa atamukorera, kuko inkotanyi zigira amayeri menshi. Ariko wumve ko ni utitangira igihugu cyawe cyangwa ngo nkitangire, nk'uko Kagame yemeye gutanga Gicanda n'abandi bari ku hafi, ariko biguriza amata yabaga i Nyanza, azi ukuntu abantu bajyaga bajya kuyanywa, ariko imbwa zamurengeweho umwirengwe ngo ni ubuhutu baramwica. Niba ari zangegera Tito Rutaremara ajya atubwira bashyizemo, bakajya kubabwira ati nimwice Gicanda, benda n'abandi barashira ubute bice abandi, nk'uko Sindiko ubwawe yabisobanuye. Nge sinabasha kubisobanura, cyakoze bibaye ngombwa Imana ikaduha igisobanuro, benda abantu banza twabasha kumenya icyo turimo tuganamo. Nge rero ndi umwe mu bantu bemeye gusadaka abanjye, kandi niyemeje no kuzababarira abazabica. Kagame nkurikira, nzi kuri Kagame utari Kagame, kubera yuko hari benshi bavuga ko wapfuye. Niba uhari uzigaragaza
ujye gusanga mama kuko yaragusabye gusaba umugabo bita Asumani niyo nambaza ubwo yajyaga kumubaza ibyanjye. Agiye kumubaza murumuna wanjye bita Bizimana Isa, aramubwira ati njye sinzi Hamisi ariko yanjyanye i Nyabikenke ariko yarangaruye kandi nta kibazo afite bose bapfundikira bari mu gusaba ngo nzaze gusaba Kagame imbabazi. Njye ntaho nahuriye na Kagame, nta n'imbabazi namusaba kubera yuko ni umugome, ni n'umwicanyi, ni n'umurozi, nk'uko abafatanya nawe abafatanyabikorwa bose ari abarozi. Wari wabona ahantu Ubwongereza bushobora kubona Kagame ari mu kurasa impunzi bakavuga ngo tuzamuha izindi mpunzi zivuye mu Bwongereza, nyamara zamaze kugera mu gihugu cyitwa ko kiyoborwa na demokarasi nubwo cyaba kiyoborwa n'ubwami, kandi ngo ni igihugu kiyobora Ubwongereza, kiyoborwa Canada, Australia n'ibindi bihugu. Ngero ntabwo naje gusaba ubuhungiro kugira ngo njye i Burayi ahantu bicwa na neje, naje kugira ngo ntunganye, ntabwo naje kugira ngo mbasabe imbabazi. Aya magambo azajye muri UN, azajye muri Canada, azajye muri Australia, azajye muri Amerika, azajye ku bandi bose bashyigikiye FPR. Icyo nzi ni uko njye nzava kuri iyi si ku munsi Imana yateganyije, niba ari Imana niba ari shitani, babandi bateganya bikaba, byaba bandi tudashobora guhindura ibyo bakoze, azajyeyo babwira bati ibyiswe jenoside yakorewe ibyo bita ubwoko bw'abatutsi, nyamara batubwira ko nta batutsi bariho. Hamisi ndabigaye ndanabihakanye. Uwumva yuko azakomeza gukoresha ijambo jenoside yita umunyarwanda ushaka kurwanirira ukuri kw'abanyarwanda, azamenye ko hari abari mu kunyagwa isambu bakishyuzwa miliyoni 2 nk'uko mama yazishyujwe, yarangiza ati ndashaka Kagame kugira ngo mubaze niba ncuruza. Uriya ni umusingakazi ndamuzi. Noneho nibarangiza bamanuke bumve yuko ibirayi bigomba gucuruzwa n'ababihinze kuko nibo bazi imvune zabyo. Ntabwo ari leta igomba kubabwira ngo mugure imbuto aya mafaranga mucuruze kuri aya mafaranga kubera ko mwasaruye. Bumve yuko kera Abanyarwanda muri season bubakaga amazu bakarongora bakagura inka. Ntabwo bikibaho kubera iyihe mpamvu? Ibitumbwe byabaye ikibazo mu Banyarwanda. Iyo baje bagasanga zamaze ibitumbwe ikawa zamaze iminsi 2 bakubwira yuko ngo zaboze, bakazigurayo bashaka, bakazijyana i Kayenzi n'ahandi hose bubatse. Ariko buriya abantu bo mu gacurabwenge rimwe muzankunda kandi ntago nzapfa pe, muhumure. Niyo napfa abana banjye bazasigara ibimvuga banyicaye iruhande barimo barabyumva kandi bazasigara babivuga. Erega incike niyo mbi wa wundi utarabyaye. Rero mbasuje bavandi, bwa nyuma mbifuriza amahoro y'Imana. Uraharanira kuba perezida, njye ntabyo nshaka. Uraharanira kuba minisitiri, ntabyo nshaka. Uraharanira kuba depite, ntabyo nshaka. Uraharanira kuba guverineri, ntabyo nshaka. Uraharanira kuba umukuru w'akarere cyangwa se konseye cyangwa se burugumesitiri n'ibindi nk'ibyo, ntabyo nshaka. Uraharanira kuba nyumba kumi, njye ntabyo nshaka. Mparanira ko Abanyarwanda buri wese yishyira akizana, akavuga ibyo ashaka mu gihugu cye, agahinga ibyo ashaka mu gihugu cye, agacuruza n'uwo ashaka, agahaha, akorora, akaka pasiporo, akajya i Bugande cyangwa i Buraya igihe byose abifitiye uburenganzira, igihe cyose abishoboye. Ntabwo mparanira babandi bumva ko nguri mwene nde uzi icyo ndico. Bigomba gucika. Kayibanda yishwe na Habyarimana barafatanyije kurwanya ibyo bita karinga. Uyu munsi harabirwa bebunza karinga mu kanwa, karinga mu kanwa. Twe ntago tuyoborwa na karinga mu kanwa, tuyoborwa n'amateka yabaye mu gihugu cyacu. Uwo nkomerekeje nongere mbibabwire ambabarire kandi yumve yuko ari cyo gihe cyo kuvuga aya magambo mvuze. Uwumva yuko ari umuzungu akaba ashyigikiye Kagame azaze yavuga Icyongereza, nzabona bambwira ibyo avuga. Yavuga ariko burya hari n'indimi yavuga ngiye nkamusubiza, kane kwisuzugura. Igihe kirageze ngo abazungu bacishe make bakoresheje
FPR. FPR yishe impunzi mureba muraziba, mwabazungu mwe murwanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kiziba barasaga bafunze abanyarwanda, bajya bababwira yuko Mudende haguye impunzi z'abanyamurenge cyangwa se z'abanyamasisi cyangwa se babandi bakomoka mu ntara y'amajyaruguru ngo ya Kongo. Nge sinzi Kongo sinanayikandagiramo, ngo bagwa hariya i Mudende. Bajya bababwira yuko ngo abana bari mu nkambi ya Nkamira sinzi muri hari Ibyumba n'ahandi aribo bagize igisirikare cy'u Rwanda, mwararuciye mwararumize kubera inyungu mufite. Bazungu turabiyamye. Erega ntago muzadukanga ngo mufite imbunda. Goliyati yishwe n'ibuye rya Dawidi rimwe ngiri nariteye. Uzumva yuko aciye ukubiri naryo azahura n'imbaraga z'Uwiteka n'abandiho cyangwa ntakiriho. Imana ibamere umugisha abakundira babandi amahoro. Umugabo wihaye kuvuga amagambo mabi cyane yica ubumwe bw'abanyarwanda. Muramuzi? Yize na hano muramuzi? Uwo bita Hasani Cyuma ni yize hano? Cyuma ni yize hano? Umva aragaheriyari kuko avuga amagambo mabi